kandi nzi ko muri gusenga iravuga ngo kwiga gusenga kuko turi Babuloni. Dukwiye kwiga gusenga kuko turi Babuloni. Imana mfashe mu byumve ko bivuze namwe nzi ko muri abanyamwuka ndi umupantekote no muri abapantekote. Niyo mvuga umupantekote ndi mwumve ndabizi neza ko muri metodiste hari n'abandi baje kutubera umushisha babereye abashitsi baturutse mu yandi makominote, ariko noneho umva ko umupantekote uko wemera Yesu Kristo nk'umukiza kandi ukemera n'imbano z'umwuka wera. Haleluya, amen. Rero uri umupantekote kuko uri umunyamwuka. Nicyo bivuze rero ni ukuvuga ngo n'ubundi Imana idufashe dukwiye kwiga gusenga kuko turi Babuloni. Gusenga twamaze kumva gusenga kwa Hezekiya. Uyu mugabo witwa Hezekiya muramuzi, bamwe muramuzi kundusha, cyangwa se abandi mumuzi mu buryo bwo kuririmba uko mwamurimbye, biterwa n'uko mwagiye muhimba indirimbo cyangwa se muzihanga cyangwa se muzikompoza mugashyiramo icyo cyigisho mwaramuririmbye. Rero mwamubwirije kenshi, mwamubwirijwe kenshi, mwamusomye kenshi, inkuru ze mwazumvishe kenshi. Ariko uyu munsi tugiye kuziganiraho kwiga gusenga kuko turi Babuloni. Daniyeli nawe n'abagenzi be badusomeye inkuru zabo hariya kwa Nebukadineza umwami w'i Babuloni. Bari abanyagano, ibyo turabizi. Reka tugende kwiga gusenga. Gusenga kwatumye abayuda bari baratataniye mu bihugu mu gihe cy'umwami Ahasuwerusi, igihe Esiteri yari amaze kwimikwa nk'umwamikazi. Gusenga kw'abayuda kwatumye jenoside ivaho yari gukorerwa abayuda, kuko Hamani wari ufite imbaraga aho ngaho muri ubwo bwami w'umwagagi, yari yategetse yuko barimbura abayuda, kandi aragenda asinyisha ku mwami Ahasuwerusi nawe aremera bati ku tariki runaka abayuda bose bari mu bihugu 120 bose bazarimburwa. Umwami nawe ateraho kashe cyangwa se ashyiraho imetari, ashyiraho umukono we, aravuga ngo bazarimburwe. Turi kuje amadiko mu gusenga, tugiye kwiga gusenga kuko turi Babuloni. Ariko aha turi ni ku mwami Ahasuwerusi, ntabwo turi Babuloni. Ariko noneho mu buryo bw'umwuka, mu mvuga y'umwuka, iki cyigisho kirambwira ngo ukwiriye kwiga gusenga, ngwiriye kwiga gusenga kuko turi i Babuloni. Imana idufashe kandi Imana ifashe mu byumve. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Umugabo witwa Moridekayi amaze kumenya amakuru yuko ku tariki runaka bazatsembwa bakavanwaho abayuda bose, atuma kuri Esiteri bati Esiteri, icyatumye Imana ikwimika kwari ukugira ngo uzatugire umumaro mu gihe ngiki. Ariko umva yewe Esiteri, nawe utatugira umumaro mu gihe ngiki, Imana yacu irahari kandi izatugira umumaro. Esiteri ngo abyumve, abibaza neza, arabisobanukirwa, ndi yari abisobanukiwe. Maze noneho ategeka Moridekayi aramubwira ngo rero mugende mubwire abayuda bose mu bihugu by'umwami byose uko ari ibihugu 120 basenge biyiriza ubusa iminsi 3. Tugiye kuganira gusenga. Ndagira ngo ukurikire, ntabwo nkubwira ngo wihangane, ahubwo ukurikire wumve gusenga. Gusenga kubagira ibibyimba mu nda z'ababyeyi bikavamo inda igakura, rukeri inda igakura. Gusenga gukura kanseri y'umumaro ikavamo kubera gusenga. Haleluya, amen. Gusenga ukura amarozi mu nda akavamo. Gusenga barasenga, biyiriza ubusa barasenga. Arababwira ati nimwumve icyo ngiye kubabwira, mugende
bantumye ngo ni ngaho nimugende musenge nanjye n'abaja banje turasenga mumvugire mu gusenga muvuge mu gusenga oya abatabishaka babireke abishaka muvuge mu gusenga Manishimwe Abayuda bose Moridekayi arabandikira aho batataniye maze baragenda barasenga ntabwo bavuze amagambo menshi bibukije Imana ibyo yabakoreye bibutse Imana uko umwami Nebukadinezari yasenye urusengero rwabo bakaba baratatanye mu bihugu baragenda barasenga bibwira umwami baravuga ati umwami rero Esiteri agiye kuja ibwami umwami azamutunga ingoni barabivuga biyiriza ubusa iminsi 3 barabivuga mu ijuru Imana irabyumva Haleluya 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 amen gusenga Ana yaragiye arasenga arapfukama arasenga asenga Imana yo mu ijuru umutambyi yinjiye asanga Ana arimo gusenga yacecetse asenga akomanganya iminwa yishwe n'agahinda hari amasengesho ugomba gusenga akamara imyaka 50 akamara imyaka 100 akazafata abuzukuru akazarinda n'abuzukuruza n'ubuvivi haleluya ibi muzabireba uzasanga mu muryango wanyu harimo pasiteri n'ubundi akazana pasiteri n'umwuzukuru akaba pasiteri hari amasengesho aba yarasenze muvuge mu gusenga gusenga bigira umumaro gusenga mwene magambo n'imibereho haleluya haleluya Ana arasenga aravuga ngo n'umu mwana w'umuhungu nzamugutura nzamuguhereza nzamuzana mu nzu yawe azaba umukozi wawe kandi uko Ana yasabye niko byagenze Samweli yabaye umukozi w'Imana arinda asaza arinda apfa atari yava mu nshingano kuko n'ubundi nyina yari yabisabye Imana hari abantu bari gusengera ku misozi baje gusengera ku misozi cyangwa se mu mazi ni benshi cyane bijya ruguru baga bari bahari benshi cyane baje ku misozi no gusengera mu mazi n'ibyuma za Kadeshi aho ngaho n'ibyo rahageze mu ishyamba rihari bari bakikorera amabuye basengesha muri iyi minsi turabagoma ariko twihana ubwo bugome agafata ibuye akavuga wa Mana we uko mbiritse ibuye niko mbiritse mukeba wanjye agenda nyiri ibuye bisa n'amasengesho Mashumba dufitanye ibibazo uburyo n'abanyamasengesho b'abagome Mashumba dufitanye ibibazo aranzira mu rusengero nawe ndamuhiritse Mana umwimure umujani cyandugu amasengesho y'indama no gusengera umushumba kamuhirika nk'ibuye abanyamasengesho turabagome dukwiriye kwiga gusenga kuko turi ni Babuloni dukwiriye kwiga gusenga kuko ahantu turi ni Babuloni n'ahantu turi kugeragerezwa Danieli Sadraka Meshaki na Abedenego ijambo ryatubwiye ngo ni uko umwami abategekera ibyo kurya n'ibyo kunywa n'umusa wa vino yanywagaho kandi ateka umutware mwari kubahimba amazina maze nuko Daniyeli na bagenzi be bagambirira mu mutima kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami mudamu wa mwanya akigera mu cyumba cye iryo joro arasaba kuko Imana yari yabirangije ntiyamubwiye ngo haguruka nabirangije nakubonye umva gusenga yigeze tukamukeraho oya Mana abana abantu twige gusenga abigishwa bazumwami Yesu ngo twigishe gusenga ababwira ngo iki ngo mujye musenga muti ariko iryo sengesho abenshi basaba ngo si iri sengesho ryakwizana abadayimoni
data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ibyo birahagije uzi ko wizeye wavuga ngo mwaradayimoni mwe izina ry'Uwiteka niryubahwe abadayimoni bakagenda biterwa n'uko wizeye Yesu arababwira ngo muze musenga mutya muti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibuze aho ubwami bwaje byose birashoboka aho ubwami bwaje abana baraboneka aho ubwami bwaje ibitangaza birakoreka aho ubwami bwaje kanseri zirakira aho ubwami bwaje byose biremera kugira ngo gusenga haleluya ubwami bwawe nibuze icyo ushaka icyo ushaka gikorwa mu isi ubwo gikorwa mu ijuru ibindi ni ibiki umva amasengesho dukwiriye kwiga gusenga kuko turi i Babuloni maze uwo mumama muri iryo joro aratwita nyuma yaho arabyara ubwo buhamya agiye kubutanga akikiye umwana Imana ishimwe abantu bahereza Imana icyubahiro kandi icyo gihe abantu benshi biga gusenga nanjye nize gusenga nawe wige gusenga hari ugusenga kutari guhirika mukeba wabo hari ugusenga atari gutembagaza ibuye ku murozuzi wo kogeye umwana oya hari ugusenga mufite ikora tuvuga ngo izabikora ko ari yabivuze izabikorera kwiyubahisha kuko Imana yacu ari Imana nyamana amen haleluya abagabo Daniel Saduraka Meshaki na Abednego barabwiye ngo cyangwa se bategeka umutware barushinzwe kubarinda ngo abahereze ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywegaho yari ngo babibagize i Babuloni Isiyoni yari ukugira ngo babibagize Isiyoni cyangwa ngo babibagize iwabo inanga bacurangaga ibyiza gusenga basengaga ibyo byo kurya byari ibyo kubibagiza iwabo Isiyoni ariko bagambira umutima kutiyandurisha ibyo kurya by'Imana ndagira ngo muhishuri dufite isi nugera kwikora izo nyandiko ntazibonye reka nabarazituje hafi uzasanga ku mazu handitseho ngo dutakisi mu Cyongereza no mu Kinyarwanda dutakisi aho kandi ukara mu mashini kubera ko ariyo mu mutwe na kunda kwanyura 2022 nikera hasinga kitari mike ariko kandi dutakisi nagiye ndikubyibazaho numva mukaramwe ngo ibyo mufite mwisi byose ni imitako y'isi ibi byose dutakisi kugira ngo dusigitaze mureke mbabwire imitako y'isi irimo kuduherana muri iyi minsi ya none irimo kutwibagiza igihugu cyo mu ijuru rero turi Babuloni babahaga icyo kurya n'ibyo kunywa kugira ngo bibagirwe Isiyoni ariko bagambira mu mutima ngo nubwo turi batware nubwo twasobanuye byinshi ariko bagambira mu mutima kutiyandurisha ibyo kurya bya by'ibwami ariko ibyo kurya byo mu isi birakwanduje imirimo irakwanduje amazi arakwanduje imyenda irakwanduje abaturanyi barakwanduje amafaranga arakwanduje iterambere rirakwanduje ni ibintu byinshi cyane ndabukibuka mureke mbabwire umuntu umwe ari kubwiriza aratubwira ngo iyo wibagiwe telefone ugeze hanze bigenda bite ukibuka kwibagiwe bigenda bite usubira mu nzu kandi ukumva ko ndamahoro ufite ukumva ko telefone ariko ubuzima bwawe abaranshaka abarambaye amafaranga abadufitanye gahunda ariko se iyo ugiye Bibiliya urayitwara igitabo cy'indirimbo se uragitwara ngo we nahari nimba ndushe cyangwa maze kurya madamu andaniye ibyo kurya aho ndaba ndi guhinga ndabanza kuririmba igice kimwe cy'indirimbo 21 urabyibuka reka nzane Bibiliya ahandi ndasoma ariko telefone urayitwara ngo oya bagambira mu mutima wumva hishurirwa bagambira mu mutima bazanye mu mutima mwihangane mukomere mushikame mani fashe mu byumve bagira byicaranye ariko Pentecote twarayitaye y'uburyo bw'umwuka ibyo byo turabyicaranye rwose
gusenga, abantu ntabwo bazi gusenga. Umuntu aragenda gukora icyaha akaba azi ko ari umusambanyi, akagendera kuri iminsi adasenga, agasengera ku cyaha atari yihana. Mu mutima wawe urimo kubyumva mama, se urimo kubyumva, frere urimo kubyumva, mwene data mushiki wanjye urimo kubyumva, urimo urabyumva. Wowe umutima wawe nirwo rusengero rw'Uwiteka Imana yacu, urimo kubyumva. Isaha ahangaha wicaye ntabwo mvuga ngo niwe urimo, oya urahari. Ni byinshi cyane wahize abantu benshi, ariko uramo ugasenga kandi ukabisengeraho, ugasenga Uwiteka arakumva ko umutima wawe hameze. Tuzajya mu ijuru kureba bari umutima wawe ukubwira ko uzaja mu ijuru. Ngo turi abasirikari beza ngo bogejwe mu maso. Uri umusore umukandara bayizereza bayitendeza cyangwa se bayibunza bayitembeza. Yabuze isoko, abakobwa mwabasi imishumi n'abagore, abasore musigaye mukenyeza imishumi, ngo turi abasirikari. Wigeze ubona umusirikari ukenyeje umushumi? Ngo bogejwe mu maraso ambaza kwiragira. Umusirikare wogejwe mu maraso akenyeza umushumi ng'umugore. Ibyo mwabikuye? Imikandara yagiye w'igihumbi n'amagana angahe, uhangara umushumi ku gitenge cyane ko ushaka agashikari ushiremo nawe murakenyeye. Erega ndani ikibazo urasunitse nuko nyine sinzi n'uburyo muri gukenyera ngo wabera wari wabona ku kabutura umusirikare yambariye. Aba yafunze genda hado uhe kujorwe yara kubesha abantu hirya. Aba yafunze n'umukandara yawufunze yakomeje n'ingwete yazikomeje. Urakina wowe turi abasirikare beza bogejwe mu maraso ngo umwana wacu Yesu Kristo n'umuyobozi. Ndagira ngo twige gusenga kuko aha turi ibaburo. Ndagira ngo twige gusenga we Mana. Mana ishimwe, Mana uzaza ryari? Birashoboka ko ku biro byanyu cyangwa se itorero ryanyu hari uko rikora, ariko rikora ndabona ko atari Imana ikora. Abantu mu byumva hari byinshi bidukurura, ariko turakwiriye kumenya iyo tuva n'iyo tuja. Ibi birashaka kuvuga ngo abantu ntabwo tuzi gusenga. Iyo twakamenya gusenga, tukamenya gusenga iyo ariyo, twakagombye kuyisaba, twayisaba n'ubundi igakora ibyo ukwiriye gukora, kuko Imana yacu ishobora byose. Haleluya. Abantu tugasenga tuti Uwiteka Imana bibe nguko ushaka, bigere kuba nguko njyaho. Imana yashatse ko mbe nguko, none ndayibwiye ngo bibe nguko gusubiza. Oya ndayibwiye ngo bibe nguko ishaka, kandi ubundi ibyo yashatse nabaye iki ingumba. Ubwo sibyo nshaka n'ibiri muri ibyo byombi. Imana yashatse ko mba ingumba, ndabyara ndi umumama cyangwa se ndi umupapa. None icyo njyaho nshaka ni iki? Kwitayibwira ngo bibe nanjye uko nshaka, ngahindura n'amasengesho. Nanjye ndashaka ibindi ho byabaye uko ushaka, nanjye ndashaka ngo umbe ibyo nshaka. Ukisi mutayisa ubusabwe gusa mugenzi wawe wamubwira ngo mbibyo ushaka ukisi. None se ari umuntu w'Imana uzi gutanga neza n'ibintu uzi kumva se ni ukwiriye kwiga gusa. Yesu Imana yavuze ngo bibe uko ashaka, ngo dati uko ushaka. Yari yavuye mu ijuru yabisinye mu nama y'agakiza yuko agiye gucungura umuntu. Ageze ahangaha abona amacumu ni menshi, abona imikoba, abona imisumari, kuko yabihishuriwe. Ashaka gucika intege, aje gusenga. Aravuga ngo data we, umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. None rero byereka uko njye ndikumva nabivamo, ariko yuko ushaka ko twabisezeranye. Bamwohereza imbaraga. Amen. Kuko niko Imana yari ishaka, kuko yari asezeranye ko azatsinda. None se mwasezeranye ko uzaba ingumba? None se mwasezeranye ko utazabona umwana? None se mwasezeranye ko uburwayi bwo buzaguhitana? Ayo masezerano uyafite n'Imana. Imana nigukize, Imana nigutabare, Imana niguhe ibyo ushaka. Haleluya. Amen. Mumvugire mu gusenga.
abanyegiputa cyangwa se umwami wa Egiputa ngo arategeka ngo mubareke bishakire inganagano kandi mubahatire kubura amatafari hejuru. Haleluya! Nimwerekeze umutima ku Uwiteka Imana yacu, ku Uwiteka Imana mukagira icyo mwisaba. Ntabwo tuzi aho iri bunyure ngivugane natwe, ntabwo tuzi ubiranyamo ngivugane natwe, kandi n'uri kuvugana natwe, ariko ivugana natwe mu buryo bwinshi butandukanye, mu bahanuzi, mu ijambo ryayo, mu ndirimbo. Ibyo byose bireme. Abaririmbyi bigeze kuririmba batsinda urugamba bagifungura, Antoneza agifungura ngo tuzaba dukikijwe n'abamarayika, ingabo ngo zari zibateye ziranamo zose ziricana birarangira. Dawidi agifungura indirimbo ngo aririmbe, imyuka mibi afite agasaburi gahunga. Imana rero he anyurira ni henshi cyane, ariko Imana ifasha abantu mu mvugire mu gusenga. Yosefu azaniye abahungu babiri, abazaniye se Yakobo, kuko Yakobo yamubwiye ngo abahungu bawe bombi bazabarwa mu bana banje, kuko naragukunze yewe Yosefu, kandi abo bana ndagira ngo bazabe tumuhano. Aramujamira ngo Yakobo ngo yaramaze gusaza, ngo maze yongera akibona, ngo mukuru ngo amushyira iburyo bwa se, umuto yamushyira ibumoso, maze agiye kubaha umugisha ngo anyuranye amaboko. Mumvugire ngo Imana inyuranye amaboko, mumvugire ngo Imana inyuranye amaboko. Abishaka muvuge ngo Imana inyuranye amaboko, inyuranye amaboko. Yosefu aramubwira ngo ya papa, uyu nguyu ushizeho ukuboko kw'iburyo niwe mutoya, ushizeho ukuboko kw'ibumoso niwe mukuru. Isati ndabizi, muvuge ngo Imana irabizi. Haleluya we! Imana irabizi. Umusaza anyuranye amaboko ababwira abasabira umugisha w'ibizabaho. Imana ije kunyuranya amaboko kuri wowe uzi gusenga neza, wowe udasengera umwanzi wawe ngo apfe. Imana ije kunyuranya amaboko y'ibitakuvuga neza, Imana ije kunyuranya amaboko y'ibitakuvuga ukuri, Imana ije kunyuranya amaboko y'ibikureba nabi, Imana ije kunyuranya amaboko wowe uzi gusenga, wowe usengera abanzi bawe ukavuga ngo babeho barebe kugira neza ko Imana yacu. Imana ije kunyuranya amaboko. Ibyo wari uzi yuko biraba ntibikibaye, wari wihebye, ariko humura, Imana irahari. mu mbere Imana ishobora. Ku ijambo ryitwa ngo twige gusenga, kuko aho turi arebaho. Abisirayeli bakomeza kubashyira mu buretwa, Satani arimo kudushyira mu buretwa bw'ibintu n'ibindi. Twibuke inzira twatangiye, ariko nyamara inzira irahari, mwihangane, kandi Kristo arahari, aje gutwara itorero. Mwihangane, azaza ntazatinda, kandi araje. Imana ifasha abantu. Haleluya. Amen. Twige gusenga, kuko aha turi i Babuloni. Aha turi i Babuloni. I Babuloni hari ibyiza byinshi, kandi hari n'ibibi byinshi. Barashaka kwigisha ururimi rw'Urukarudaya ngo aribwo tumenyera, ariko nyamara turi Abayuda, turi Abisirayeli, ntabwo dukwiye kwiga Urukarudaya. Ndagira ngo mubyumvire mu mwuka. Ubundi turi Abanyarwanda, kandi turi Ikinyarwanda. Yesu nashimwe. Ariko turi mu buryo bw'umwuka. Barashaka kwigisha Urukarudaya, kandi barashaka kuduha ku byo kurya n'umusi wa vino umwami anyweraho. Ariko ndagira ngo mube maso, twige gusenga, kuko aha turi ni i Babuloni. Imana ifashe abantu, kandi Imana ifashe mu byumva. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Twongere ngo haleluya. Igihe cyadusize, isi iratuganisha habi. Abantu amafilme menshi barimo kureba ni pornography. Ibintu byo binyugo bareba, kandi ibyo byose isi irabyohereza ku ma YouTube n'ibindi byose no ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo abantu babirangarire.
ibyo byose ni ibyo kutwibagiza urugendo rw'iwacu, nibyo kutwibagiza imirimo y'iwacu, nibyo kutwibagiza intanga z'iwacu, nibyo kutwibagiza amatunda tuzarya. Ibyo ni byo kutwibagiza, tugahugira muri ibyo tukibagirwa ko iwacu ari mu ijuru. Isi iratwerekeza ahantu habi cyane hashoboka. Ibyo wita byiza, ibyo wita iterambere rikomeye cyane, si byiza ahubwo ni bibi mu buryo bw'umwuka, kuko biragenda abanyamwuka cyane bikomeye. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko nusenga utari guhika ibuye, nusenga ugasengera abanzi bawe ngo bapfe, nusenga nguvuze ngo bazanzira ku isi mbagaze, oya, nusenga ugati Imana barekeho, ni ukuri ndakubwira ngo nusenga Imana izakumva. Uri gusengera n'abanzi bawe, Imana izazirwanirira, Imana izazirwanira intambara. Wabaye abarozi nawe ukaba umurozi, wifuje kuba pana wifuje mupfe, hanyuma uzaja mu ijuru ninde muri mwembi? Mbese tuzi gusenga. Imana ibabarira abantu bagenda bagahirika amabuye ngayo. Imana ibabarira abantu bagenda bagasengera abantu babe gutya na gutya. Imana igire neza abantu bafite ibyifuzo bitandukanye bitari byiza kuri bagenzi babo. Imana